Jihad agiye kugira gufungurwa ushyigikiye ko Kasuku nawe akwiye gufungwa kuko Kasuku abantu atuka n'ibigarasha rero ibigarasha nimba bafitanye isano ntabitubwire avuga ko arimo ababariza nimba yarabonye ibitutsi atukana sibyo ntabone ibya Mukankiko n'abandi nkawe uyu nawe niwo gutekerezwaho ubwo tuwe abakorana na Mukankiko none uransobanura gute ni gute atabonye ibitutsi bya Mukankiko akabona ibya Kasuku kuko Mukankiko bira bitutsi atukana murabibona ku mbuga nkoranyambaga zira n'indaba bari gutera mu gihugu ibyo bitutsi ntabibonye arazengurutse agiye kubona ibya Kasuku bamushubije uwo muntu so kwibazaho uko ibya Kasuku byangiza uwo mwana wawe ni nako n'ibya Mukankiko byamwangiza wakabaye uwo muntu nawe umwibazaho ariko nanone nimba ufite impungenge z'ibitutsi bya Kasuku ubasubije ibingana ari byo Mukankiko aba yatanze ibi bitutsi Mukankiko atukana umwana we byo ntabyumva yumva ibya Kasuku gusa ibya Mukankiko ntabyumva hanyuma rero bano bagabo bombi yaba Karegeya ndetse na Theo w'ukwezi urabona bo ko basa nk'abari ku ruhande rumwe ngo kurwanya Kasuku umuntu wese ubona ibitutsi bya Kasuku reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuye mbifurize kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu ni Slim Jesus TV ndetse na Laila Wizi Show. Laila umesute? Ndashima. Urashima Imana. Dutangire twamamaza. Kanibutse abagabo ndetse n'abasore bafite ikibazo cyo kurangiza vuba ndetse bafite n'ikibazo cyo kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro ndetse no gucika intege. Abantu batagira n'imbaduko ko tubafite product zabafasha gukemura ibyo bibazo ziri naturel nta kibazo zirizewe. Hanyuma abagore namwe mufite ibibazo byo kubura ubushake mufite ibibazo by'ama infection ndetse mudafite n'amavangingo namwe tubafite product zabafasha gukemura ibyo bibazo byose. Wahamagara kuri 0788359691. Hari abantu bari buze kwibaza impamvu ndi kurangara abo kuri iriya kamera ntabwo ndimo ndangara kugerageza kureba muri kamera zombi zindi imbere 0788359691. Reka twinjire mu kiganiro neza noneho ubu ngubu ndumva ndatekereza twakinjira ni fresh cyane yego uyu munsi nagiye kubona amasaha mu gitondo amasaha mu gitondo wagize gutya ubu postinze kuri stati yawe ya WhatsApp wandikaho ugira uti reka turebe wanditse ugira uti Jihad agiye gufungurwa kubera iki wavuze ko Jihad agiye gufungurwa nihe mpamvu nakundi buri umuntu yamaje kugera mu bushinjacyaha ubushinjacyaha bukamwohereza mu nkiko ntabwo gufungurwa just gutyo gusa ari ibintu bibita bikuba automatically n'abantu benshi bambajije icyo kintu bumvaga ko ari agiye kurekurwa muri iki gitondo ni ibintu navuze kandi nzi ko bizaba gusa mu bihereza igihe gito Jihad azafungurwa kandi agiye gufungurwa we ntabwo byifuza ndabyifuza cyane abankurikiye ntabwo mwifuza ko Jihad afungurwa barabyifuza erega Jihad uwo yabaragiranye ibibazo nawe we wese uwo badafitanye ibibazo yarakariye kubera ko hari umuntu we yatutse bikamubabaza uwo murakare cyangwa se akumva mufitiye akantu ko kuba atamukunze kubera ko gusa hari ibintu ari imyitwarire yamubonanye itariyo icyo nakubwira cyo mu mubabarire kandi rwose munamusabira imbabazi mukomeze musabira imbabazi Jihad usibye uriya muntu wawe gusa wamunaniye Jihad si umwana mubi ntabwo ari umwana mubi pe rero niyo mpamvu ku bwanjye pe nifuza ko Jihad afungurwa ariko kandi azanafungurwa iki cyo ntabwo ndi bukiguhereho details wirinde kubimbaza cyane ntinjira mu bintu bitandeba ariko Jihad azafungurwa nyine nanjye nkibaza kubera iki nyine wabirose ariko umunsi yafunguye ibyo azakora ibyo azabakorera abantu mwamubaze Imana niyibizi none se nyine nanjye nakomeje kwibaza wabirose wibimbaza nimba nabirose wibimbaza aho ayo makuru nayakuye ariko Jihad agiye gufungurwa kadushima Imana yego dutangire tuzane kakamikoro kakanuza kakantu yakoreshaga akagoma tugakome
ifirimbi tuyitegure n'agasonga bugari tugategure. hari aho bimanitse rwose njye nzamusura ejo bundi kwa kangahe ubwo butumwa mbumushyire kwa gatandatu. ubwo butumwa Jihad agiye gufungura wari ubutumwa uzamushyira ubwo bwari ubuhanuzi. oya ibyo by'ubuhanuzi bireke winyinjiza mu by'ubuhanuzi winyinjiza mu bintu ibyo ari byo byose gusa fata iki kintu ko Jihad agiye gufungura iki kintu mu cyumve n'abafana bawe babyumve. naramuka adafunguwe wintega imitego Jihad agiye kugira gufungurwa. uyu Jihad rero uri kuvuga gutya ni umuntu mwagiranye ibibazo mwahoranaga muri social media, wowe nawe akutuka cyangwa se akubaga, ibyo twita kubaga, nawe ukaza ukamubaga kandi mwese mukabagana nta kintu na kimwe musigaje. none se uwo muntu namwanga kubera namugira uruhe rwago kubera iki? ntabwo yavuze ngo nceceke sibyo ndamuhariye yenda ngo yarampohoteye ugeze mikoro hejuru sibyo nubwo yabaga yabitangiye yaravugaga nanjye nkavuga ni social media nyine iyo biza kuba ari ibintu negereje umutima nari bumujyane mu nzego nkamurega ariko ze ndamuregera iki? ariko abandi baramureze abo ngabo nyine n'abatabashije kwihanganira umunwa we kandi batanazi yuko nyine ari we umutunzi. none se ubu ngubu njye kumufata ku murongo wirya uriya munwa we bire yavugaga byari bimuga nubwo abikoreragamo amakosa yenda n'ibyaha ariko rwose n'ubundi mu buzima busanzwe abantu bose baravuga bakanakosa ahubwo nuko avugira kuri social media nyine ariko kazi ke no kuri social media natwe twese turavuga kandi dukorera amakosa yenda amakosa aratandukanye ariko amakosa yo turayakora twese n'abari kumutera amabuye bamubaga nabo amakosa barayakora rwose unayasesengwe nabo wakoramo ibyaha. ukimara kumva amarira ya Teriski wiyakiriye ute cyangwa ntabwo wayumvishije? Teriski hariya aho tuhareke Keza ari kurira hariya aho tuveyo hariya aho Jihad yabaze Teriski naye ndavuga nti Jihad we mfite n'inkuba nayigukubitisha. oya Keza ejo bundi yararize muri live. oya bwa mbere nanone ari kumubaga ejo bundi yararize nabwo ababazwa nuko afunze. aya Keza amajwi hano ndafite ariko urango mwinyibutsa kuki mushaka kunyibutsa ibintu bya Jihad naye narabyibagiwe ngo zihungabana nahuye naryo nyine aragira ariko nkibaza ko uyu Keza we yumvikanye mu majwi arimo aravuga nawe ba Muyango ndetse nawe ari kuvuga Muyango na Brian urabizi ko amajwi yigeze gusohoka ndetse kandi ari mu bantu batumye na Muyango nasa nk'ugira umutima uhagaze niko bivugwa cyangwa ariko nabonye yasabye imbabazi Kimenyi inde Keza Teriski kiganiro yakoze kuri MI Empire yakoze kuri MI Empire ngo agire iruhuko ridashira ariho hantu yaje kujyana ibibazo n'abandi bose. bariya bagaragaje amarangamutima yabo kandi biriya ni nabyo bibarimo ni nabyo bibarimo. buriya ntabwo wambwira ngo ukimara kumenya ibyago bibaye ku muntu kabone n'ubwo waba umwanga ugahita ugaragaza ko ubyishimiye uba ubigaragaza ko wari ufite umutima mubi cyane uwo muntu ari amarangamutima niyo aba arimo nyine kandi rega ntituri buze kubibarenganyiza nabo yarabatutse ariko ntituri buze kubashyigikira nabwo kuba wakwifuriza umuntu gupfa kandi akiriho. nigeze guhamagara ubwo twigeze guhamagara buryohe mu kiganiro nanone arangije avuga ko ngo we ngo ikintu ngo byamubabaza cyane uwo bita Jihad aramutse afunguwe ngo impamvu byamubabaza ngo nuko ngo Jihad ngo akeneye ngo kubanza ngo akagororwa. Jihad nawe byamushimisha cyane abona aramutse abonye buryohe amusanzeyo kubera iki wifuriza umuntu gufungwa nkaho utajyayo kubera iki wifuriza umuntu gufungwa nkaho yaryamaga ugiye kuharyama ukavuga ati nabagumyeyo ngume nisanzure kubera iki wifuriza umuntu gufungwa nkaho ibyo yaryaga usigaye ubirya ngo uvuge ati azasanga narabyibushye azasanga narameze neza kuko yancuraga yenda aragiye urifuriza umuntu gufungwa ubifitemo iyihe nyungu ngo yababara ngo aramutse ngo Jihad afunguwe kimwe nuko Jihad nawe yakwishima abonye umusanze abonye buryo wamusanze kimwe kuri kimwe ariko abantu barahanwa n'ahari Jihad si nawe wenyine uriyo urumva kimwe nuko n'abariyo
ababo nabo bifuza ko bataha. Rero ntabwo giye nakwifuriza umuntu ngo nafungwe. Gufungwa ni bibi, ntabwo turi buze kubisasira pe, nubwo abagiye kugororwa ko ni bibi. Rero ibyo bintu nimba umuntu ari ikintu kibi kimubayeho ntabwo twakishimira. Uza na Brian uvuga ko mama Buryohe na papa Buryohe ngo ari ababyeyi gito. Nta mubyeyi wari we wese wakwifuriza umwana wundi gufungwa kuko nawe afite abana. Kuko buriya jihadi wamenya uburemere bw'ibiri kumubaho ubajije umubyeyi we cyangwa ukabaza umuvandimwe we. None se ubu bobo umwana wabo afunze nubwo yaba yakoreye amakosa, abo yakoreye amakosa bavuga ati nafungwe bo bakwishima. Ntago wakishima. Uko rero ibyo ngibyo muba bitabagirirwa binabyifuriza abandi. Biba byabaye yego ntiwanabihagarika, ariko winabyishimira ngo bibyinemo, ubwo ni uburozi. Rwose ubu uri umurozi. Umuntu nagira ibyago mwanganaga cyangwa mwari mufitanye ibibazo ukabona wishimiye ibyago bye, jya wikomanga mu gatuza uvuge ati ndi umurozi. Ubwo Buryohe yaba ari umurozi jya wikomanga mu gatuza uvuge ati ndi umurozi. Kuko ibyago bya mugenzi wawe sinibaza ukuntu biguha ibyishimo, ariko ubundi wishimira ute ibyago bya mugenzi wawe? Kuba Buryohe we yarivugiye. None se ubundi ubu kuba afunze birakuraho ko yabatutse cyangwa yababwiye nabi? Birabakuraho icyo gikomere yabateye? Ntago bikuraho. Ntibibekuraho. Birutwa rero nuko uwo muntu yataha ahubwo akaza akasaba imbabazi. Izo mbabazi zakuraho igikomere yabateye. Ko gufungwa ko azafungwa atahe igihe kiye gihano cye nikirangira atahe, cyangwa munabisikane umusangayo cyangwa se umusimburayo ntawamenya. None se nawe yenda biramutse bibaye warishimiye ifungwa rye agataha mukabisikana asohoka winjira, nawe azavuza ingoma abyine ko ufunzwe? Ntabwo yayivuza jihadi avuyeyo. Yewe jihadi yayivuza buri jihadi waramwishimye hejuru akabona ugiye havuye. Jihadi yabaga ni yababaye nka Jackie. Jihadi yabaga ni nk'agaserebura. Wabonye ibintu ubona ukuntu agatwenge kwenkwenuye bavuze ngo ubundi hariya niyo tumenyera ibintu biri mu mitima y'abantu. Iribuka igihe hazi inkuru ivuga ngo yaga umugore we yamutaye. Yego. Jihadi yarasetse arakwenkwenura. Banze uwo munsi yararanyweye icupa nubwo atarimo. Hanyuma rero n'ubwo nibaza insangano mugera hano kuri social media kuko mwazaziretse zibamarira iki? Yaravuze ngwekoma urakabonye ko arakabonye ngo ari yofori nakoresheje iryo jambo ngo ari yofori uko nyine kwe none uravuze ngo jihadi ngo bari abantu bamwishimye hejuru babisikanye ahavuye bakajyayo ngo niyavuze ingoma yanabaga n'inka. Yabagiye kumara nka Jackie waje yishimira ko ngo waje yishimira ko ngo jihad afunze. Kuko na Jackie nayo yarabiserebuye cyane. Wakurikije ngo ukuntu na jihad nayo yarishimiye ko Jackie we yibereye no mu mubabaro w'uburwayi. Yarakize ariko nyine yararwaye yaramushinyaguriye. Jihad yaramushinyaguriye ngo yanamuvuzeho ijambo ribi, ririya jambo niribi pe. Cyo tuvuga ibintu tubisubiremo. Yaravuze ngo Jackie ngo genda upfe ngo nugera ugasanga ari wowe wenyine uri uzagaruke. Jihad iryo jambo yararivuze. Iryo ntago ari ijambo ryo kubwira umuntu uri mu buribwe. Ira jambo naranarigaye numva ndanababaye ni naryo nanenze. Jihad agaruka ntuka nazize ubusa. Wazize ubusa cyane. Hanyuma rero wowe uragira gutya ukavuga ko mu mboni zawe ubona ko jihad azafungurwa. Ari mu mboni byanjye uko mbizi. Uko bizi jihad azataha. Mana ishimwe nimba ari uko bizi ntago ari ugukekeranya. Jihad azataha pe singaho nibereye. Ko yasakaje amashusho anakurikiranwa aka kanya ari gukurikirana ari gukekwa mu basakaje amashusho akanakurikiranwaho ibyaha bigera kuri 6. ubwiwe n'iki ko gukurikirana amashusho sibyo gukurikiranya amashusho
yenda azageraho bagasanga ni umwere. Ibyo byaha bitera kuri 6 bindi byose rega kuba abikurikiranwa haracyakekwa. Amashongo umuntu rero agikekwa biba bisobanura ko ukuri gushobora kuza n'ibimenyetso bikagaragaza ko arengana. Yego. Ariko ngo amasho yashyize kuri stati ya WhatsApp niba atarasakaje telefone yawe buriya ntishobora gukoreshwa n'undi muntu. Birashoboka. Ukoze cyane. Okay. Birashoboka ibyo aho ndabyumvise. Ibyo nabyo iperereza rishobora gukurikirana rigasanga hari undi muntu wafashe telefone ye akayashyirayo. Icyo ndabyumvise cyane aho ngaho uransinze. Niyo mpamvu rero ngiye kwita nsimbuka njye ku muntu bita Kasuku wa Mipango. Ejo bundi nawe nagiye ko nabonye ku ruhande rwiwe ntabwo yagiranaga ibibazo na Jihad. Ariko muri kino gihe ntabwo yigeze asa nk'uwinjira cyane ngo agire icyo abivugaho cyane. Sibyo? Ariko n'ubundi ntabwo muza gukora ibiganiro cyangwa akabikoresha abandi bavuga ko bishimiye ifungwa rye. Ariko Kasuku ejo bundi wabonye ko abantu bose baravuze bati Kasuku agomba gufungwa. Bitewe ngo n'ibitutsi atukana cyane cyane ngo harabika abagore cyane igitsina gore ngo nicyo yibandaho. Ushyigikiye ko Kasuku nawe akwiye gufungwa? Ntabwo ndi mu nzego z'iperereza ngo menye ibyo avuga hari ukuri. Yego. Ikindi gutukana ngewe mbona abantu atuka akenshi ni abantu nabo basa nkaho batukanye bafite ikinyabupfura gike bisa nkaho ari baba yashubije. Rero bariya abantu abashubije ku bwanjye mbona nta kibazo. Ku bwanjye mbona nta kibazo, mbona binakwiriye cyane kuko umuntu ahabwa ibyo yatanze. Bariya abantu bajya badusebya bagasebya igihugu bakatuka abayobozi bacyo n'igihugu bakagituka kandi ari icyabo. Bariya abantu rero kubasubiza ibingana n'ibyo batanze ku bwanjye mbona nta kabaye imbyita icyaha. Ni nko kubona umuntu ari umuturanyi wawe akarenza atya igipanga akajugunya amazirantoki mu rugo rwawe. Icyo gihe amazirantoki ushobora kuyasubiza aho yavuye. Nta cyaha uba ukoze kuko umushubije ibyo niko gihe mbyita. Rero umuntu yaba yaratutse ku giti cye yakaba yari ugasanga abantu basaze hano barimo banamushyirishamo nta n'uwaravugaho ariko ari kugendera mu kigare gutyo gusa. Ese bwo ko mutamushimira n'icyo gikorwa yakoze cyo kuzibisha bariya abantu ziriya nyangarwanda zirirwa zisebya igihugu? Ntabwo ashimira Theo kuba yaravuganiye abaturage. Ntabwo namushimira kuko Theo oya biriya ntabwo ari ukuvugira abaturage, biriya ni ukwiyerekana. Yego. Biriya ni ukwiyerekana, biriya ni ugushaka kwigira umunyabwenge kubera ko Theo ngira ngo mu bantu Kasuku usibye ejo bundi yamukozeho ikiganiro avuga ko akeka ko mu bantu bamuteye iwe ashobora kuba abigisha inyuma nta na rimwe yari yamuvugaho. Rero kuza kwipanga akazi ukajya kubariza abantu ahubwo abo bantu yabarije ari nabo tujya tubona Kasuku atuka afitanye isano. Theos? Kuko Kasuku abantu atuka ni ibigarasha. Rero ibigarasha nimba bafitanye isano ntabitubwire avuga ko arimo ababariza. Bikaba bifitanye isano nande? Na Theo. Uriya muto none se ko abantu none se hari umuntu yabarije ku giti cye avuga ati uyu muntu kanaka yantumye ngo Kasuku yamututse gutya na gutya na gutya. Ibyo ntarabigaragaje nawe mubo. Rero Kasuku atuka akanabatuka ibyo bitutsi bigize genda gutukana si byiza pe. Ni n'umuco mubi pe. Nta nubwo igihugu kiba cyagutumye ngo ukirwane muri ubwo buryo bw'ibitutsi sibyo? Ariko se icyo nacyo giye ku bwanjye personally simbishyize mu zina ry'igihugu. Ku bwanjye nabimushimira ko yasubije ibigarasha yanabitutse sibyo? Kuko nabyo biba byatukanye. Ahubwo abo bantu yabarije ngo Kasuku atuka bafitanye isano. Ubwo no kuvuga ngo aramutse kuko yavuze ngo abantu ngo arabatuka kandi tuzi ko atuka ibigarasha. Ibyo bigarasha nibyo byamutumye kubibariza. Reka ndadushyire nk'urugero nk'umunyamakuru
w'abaturage. Ubundi umunyamakuru ni umuvugizi wa rubanda, sibyo? Nimba umunyamakuru agiye muri baswaki mu gihe babona bagiye kubaza nyakubahwa perezida wa repubulika, akenshi babaza ibibazo by'abaturage, ibibazo biri mu baturage, cyangwa se wenda nk'uko wagenda kwa meya ukujya kumubaza ibibazo by'abaturage. Kimwe n'uko n'abaturage bitwara nabi nabo ushobora kubabaza ibibazo, ushobora kubabazaho ibibazo icyo babatekerezaho. None uriya yabajije ko yahereye kuri Kasuku gusa, nimba yarabonye ibitutsi katukasukana atukana, sibyo? Ntabone ibya Mukanyiko n'abandi nkawe, uyu nawe niwo gutekerezwaho. Ubwo tuwe abakorana na Mukanyiko, none uransobanura gute ni gute atabonye ibitutsi bya Mukanyiko akabona ibya Kasuku gusa? Yenda bombi baratukana da, bakabaye bajya mu mujyi umwe bose, nimbara yaragamije inyungu za rubanda. Ko Mukanyiki yari gutuka igihugu abadututse twese, yari kudutukira abayobozi bacu dukunda abadututse twese, yabonye ibitutsi bya Gasuku ntiyabona ibya Mukanyiko. Uwo muntu si wo kwibazaho? naho kwibazaho kuki wa mugani atabaje ngo umuntu bita Mukanyiko na Kasuku batukana aba bombi kose n'abanyarwanda batukana mu kinyarwanda, bahurira ku gihugu kimwe, kuko Mukanyiko biriya bitutsi atukana murabibona ku mbuga nkoranyambaga, zira n'indaba bari gutera mu gihugu, ni amapoto y'amashanyarazi bari gutera ngo igihugu cyake, ni amashuri barimo arubaka ngo abana bajye kwiga, ni ibitaro barimo arubaka ngo abantu bivuze, ni mituweli zinga bari gutangira abaturage. Ibyo bitutsi ntabibonye, arazengurutse agiye kubona ibya Kasuku bamushubije. Uwo muntu si wo kwibazaho. Ariko Karegeya akavuga ati ikibazo giharuye Kasuku bino bitutsi atukana ushobora kubyishimira ko bitukana, ariko bikangiza umwana ashobora kubyumva. Umwana wawe urajya kumushyana kuri channel yo kwa Kasuku kureba ibitutsi, kureba iki? Ahubwo nanone ngahita niba uko ibya Kasuku byangiza uwo mwana wawe, ni nako n'ibya Mukanyiko byamwangiza, wakabaye uwo muntu nawe umwibaza. Ariko nanone nimba ufite impungenge z'ibitutsi bya Kasuku, ubasubije ibingana ari byo Mukanyiko aba yatanze, byo ntibinangana ko Mukanyiko atukana ibitutsi bibi cyane akanatukana abantu bakomeye cyane. Ibi bitutsi Mukanyiko atukana, umwana we byo ntabyumva, yumva ibya Kasuku gusa, ibya Mukanyiko ntabyumva. Nimba ufite impungenge ko uwo mwana wawe azicwa n'ibyo bitutsi, sibyo? Harimo n'ibyo bya Mukanyiko, utarabona bateye kamera ngo umwiyanangiriza unamugayo namurwanye, mu kinyabupfura cyawe ufite. Ubona ariye mpamvu rero tuma Karegeya bafitanye isano abo bose. Karegeya afitanye isano na Mukanyiko. Ntabwo mbyemeje, sinanabigize, ariko ngiye mbibarije ikibazo nibadusobanurire. Ako muri kano kanya bafitanye isano ry'uko ari kurwanya Kasuku bose wene. Nibadusobanurire impamvu babona ibitutsi bya Kasuku. Ubashubije Mukanyiko ibitutsi bibi cyane aba yanatutse n'abayobozi n'igihugu. Impamvu ibyo batabibonye bishobora, cyangwa nimba ibya Mukanyiko byo iyo bigeze mu matwi y'abana bitinjiramo batabyumva, bakumva ibya Kasuku gusa. Ikibazo aba bombi ari abantu bakabagiraho ikibazo, bakibagiraho ikibazo bombi. Gusa jewe nahera hariya kwa Mukanyiko, kuko Kasuku we aba yashubije ibyo yavuze. Si tumutumye ngo nagenda arwanishe intwaro y'ibitutsi, ariko bibaye na ngombwa ari byo ashoboye ku bwanjye, ku bwanjye namubakinga. Wamufasha gutukana? Namwongerera esanse n'umuriro muri ntuza muri moteri. Kamugurana mega zo kwa Prote. Kuko buriya ngo umuntu icyo atanze ni nacyo agira gute yakira. Urakoze cyane. Abana bawe none se ubundi iriya ni intambara y'amagambo ibiri kubera ku mbuga nkoranyambaga. Kuki umwana wawe mwohereza muri area irimo kuberamo intambara? Kandi se ubundi hari YouTube. Kuki umwana wawe ubu hano ari kuvugira amasasu wakoherezaho umwana wawe? Wamutuma y'amamesa, wamutuma y'umunyu. Wowe kubwa uri umuntu mukuru uri kubona ibiri kubera yo hari ahantu. Ni intambara y'amagambo kandi abantu bari kurwana, umwe arwanya ikibi, arwana nubwo uburyo byose yabirwanamo. Uri koherezaho umwana wawe gukora yiki? Kandi nicyo bita YouTube Kids. Uri koherezaho umwana wawe gukora yiki? Ni ikibazo. Hanyuma rero bano bagabo bombi yaba Karegeya ndetse na Theo w'ukwezi, urabona bo ko basa nk'abari ku ruhande rumwe ngo kurwanya Kasuku. Urabona bo amaherezo yabo ijambo rimwe gusa je navuze ngo umuntu wese ubona ibitutsi bya Kasuku gutekerezwaho. N'ubundi reka dusoreza ahangaha, ariko wabonye posti ya Utuma Twishima yejo arimo arahereza courage Kasuku. Yavuze ngo iki? Kanzanye gusomere posti ya Ministry Utuma Twishima
ntabwo twasoza tutayivuzeho nayo, ndayibona hafi ariko irahari. Utuma twishima, utuma twishima rero yararimo arashima, yarimo ni nko kubwira amagambo make urabitubwira ibyo wasomyemo muri iyo post, turaza kuyishyiraho ntacyo bisomera ariko ndanyigezeho n'ubundi. Utuma twishima yagize gutya, minisita w'urubyiruko, minisita w'urubyiruko utuma twishima yarangiye kuri Twitter ye arandika ati wa mipango waramutse, wowe ntuzakore ikintu gituma wica amategeko y'u Rwanda, kuko amategeko ntacu utagira boro. Ati ntukomeze kwisobanura kandi biha content abakwangira ubusa, ku bigarasha abanzi b'u Rwanda abatuka pike wacu ukomeze ubakubite accordingly. Thank you. Ubutumwa urabuvugaho iki? Ndamushimiye cyane umuyobozi wacu, nanjye ugunda urubyiruko, nubwo nshesha kangwe kibona inaba mu rubyiruko. Urubyiruko ni imyaka ingana? Urubyiruko ni imyaka 35. 35. Apfu ndacyari urubyiruko sha. Ndacyari urubyiruko. Ndacyari itata. Ako buriya ntabwo ari minisitiri wawe? Abari minisitiri wanjye. Oya, iyo ko ari minisitiri w'urubyiruko, urubyiruko rugarukira mu myaka 35. Abarengeje 35 bagira minisitiri wabo? Oya nawe abarega urubyiruko ni iki se? Nuko uri umujene kandi ngo ubujene ni mu mutwe. Oya ni umuyobozi wa twese kandi rwose ibyo yavuze ni ukuri, ni nabyo nanjye mvuze kano kanya. Nimba utabasha kubona ibitutsi bya bira bigarasha, ukabona ibya mukanya ibya Kasuku, utabonye ibyo bigarasha, uro gutekerezwaho. Ati Kasuku narekere kwisobanura cyane. Nta n'impamvu rwose. Yego. So reka ngushimire, wakoze cyane nawe.